Ikaze kuri The Health Olivier, turabibutsa ko uyu nguyu ari umuyoboro mugari wa YouTube ubagezaho ari amakuru, amasomo, inama ndetse n'ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima. Niyo mpamvu abantu mukunda ibiganiro byacu mwajya mwibuka gukanda ukazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Byanashoboka ko ari ubwa mbere ugiye kumva ibiganiro byacu, rero tubahaye ikaze. Kandi turabibutsa ko tubazanira amakuru atandukanye, ari ayavuye mu bushakashatsi, mu bitabo ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye kugira ngo mubone ayo makuru ku buryo bworoshye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gice cy'ingenzi kigize ubuzima bw'imyororokere, aricyo imihango. Ahangaha tugiye kurebera hamwe igihe umukobwa cyangwa se umugore aboneraho imihango ya mbere, cyangwa se umukobwa ugeze mu gihe cy'ubwangavu abona imihango ya mbere ye ryari, ese iyo mihango ya mbere irangwa n'iki? Tubahaye ikaze, njye mugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Janviere Mukaturatsinze, ndi umunyeshuri muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ishami ry'ubuzima. Bimaze kugaragara ko urubyiruko rw'isi yose ndetse n'urw'u Rwanda muri rusange bafite ibibazo ku buzima bw'imyororokere. By'umwihariko urubyiruko rw'u Rwanda bimaze kugaragara ko impamvu ituma batagira amakuru ahagije ahanini ishingiye ku muco nyarwanda, aho ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bifatwa nk'ibanga bitakivugirwa mu ruhame. Indi mpamvu yagaragajwe n'uko ari urubyiruko rutari mu mashuri ndetse n'abandi batagize amahirwe yo kwiga. Urubyiruko ntago rujya rugira amahirwe ndetse no guhabwa ubumenyi n'ubumenyingiro ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibi ngibi bikaba byagira uruhare runini mu gutuma bishora mu ngeso zitari nziza bitewe n'uko batahawe ayo makuru. Izi ni zo mpamvu zigaragazwa, ariko hari n'izindi mpamvu tutakirengagiza, nko kugira amakuru adahagije cyangwa se amakuru atizewe bitewe n'uko wayakuye ku muntu nawe udafite ayo makuru. Ahangaha niyo mpamvu tuba twabazaniye bino biganiro kugira ngo n'abataragize amahirwe yo kuba babyumvira mu mashuri babone amakuru yizewe. Mbere y'uko dutangira rero, reka nizere ko mwakurikiye ibiganiro byacu byabanje, aho twabateguriye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hari aho twabashije kubasobanurira ku bijyanye n'imihango. Twibukiranyije twibuka ko imihango, twabonye ko imihango ari amaraso aturuka mu nda ibyara y'umukobwa cyangwa se umugore, bigaragaza ko nta sama ryabayeho. Iki ngiki kandi twakibonye nk'ikimenyetso kigaragaza ko umukobwa ageze mu gihe cy'ubwangavu kandi ashobora kuba yasama. Twihuse rero, hano tugiye kurebera hamwe igihe umukobwa abonera imihango ye ya mbere. Umukobwa atangira kubona imihango cyangwa se period iyo ageze mu gihe cy'ubwangavu. Ibi bikunze kuba hagati y'imyaka 9 na 15, ariko hari abatangira kuyibonaho mbere gato cyangwa se nyuma, kandi ibi ngibi bishobora kuba bisanzwe bitewe n'umubiri w'umuntu. Kuko hari igihe usanga umukobwa ashobora kuba yabona imihango mbere y'imyaka 9, ugasanga ayibonye nko ku myaka 8, cyangwa se ukabona umukobwa ageze ku myaka 15 atarabona imihango, ukabona ayibonye ku myaka 16 ndetse n'imyaka 17. Ahangaha biba biterwa n'imikorere y'umubiri cyangwa se bitewe n'uko yakuze. Nk'uko tumaze kubyumva rero, ntabwo abakobwa bose batangira kubona imihango ku myaka imwe. Ahangaha twabonye ko ushobora kuyijyamo mbere y'imyaka 9, cyangwa se ukaba wayijyamo nyuma y'imyaka 15, ugasanga undi yayibonye ku myaka 9, cyangwa se undi yayibonye ataragera kuri 15. Rero hari ibintu bitandukanye cyangwa se bishobora no kugira uruhare kugira ngo ube wabona imihango mbere y'imyaka 9 cyangwa se nyuma y'imyaka 15. Icya mbere ni imirire n'ubuzima muri rusange. Bigaragara ko abakobwa bafite imirire myiza kandi bafite n'ibiro byiyongera neza bashobora gutangira imihango kare ugereranije n'abafite imirire mibi. Ahangaha birumvikana.
Ikindi tugomba kumenya ni uko ari imibereho n'ibidukikije nabyo bigira uruhare muri izi mpinduka, kuko usanga akenshi nko kubagira stress nyinshi, ibi ngibi bishobora gutuma ubona imihango utinze, kugira ibintu biguhangayikishije mu buzima nabyo bishobora gutuma ubona imihango bitinze. Ikindi ni indwara zimwe na zimwe, hari indwara ugira ugatinda kubona imihango, cyangwa se no gukora imyitozo ikabije, ibyo bita heavy exercises, nabyo ibi ngibi bituma ushobora kubona imihango utinze. Tukiri ahangaha hari abantu benshi batandukanye bajya bibaza ngo ese imihango isobanuye iki ku buzima bw'umukobwa? Ahangaha imihango icyo isobanura ku buzima bw'umukobwa, bivuze ko umubiri w'umukobwa watangiye gukura, mbese wabaye nk'uw'umuntu mukuru. Ahangaha niho atangira kuba yasama, cyangwa se birashoboka ko yasama inda mu gihe yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ahangaha niyo mpamvu ari ubumenyi ari n'ubwirinzi biba ari ingenzi iyo umukobwa atangiye kubona imihango. Ibi ngibi biba ari intambwe isanzwe mu buzima bw'umuntu, kuko imihango si indwara ndetse si n'ikintu cyo kudutera isoni. Ibi ngibi ni ubuzima busanzwe, n'indi ntambwe umukobwa aba yateye. Ahangaha kandi abangavu cyangwa se abakobwa bageze mu gihe cy'ubwangavu, hari igihe baba bibaza ngo ese imihango ya mbere iba imeze ite? Hari n'abantu bakuru, hari igihe usanga bifiteho amakuru atandukanye, ugasanga bifiteho amakuru atizewe, ugasanga niyo bari kuduha. Rero ahangaha ndagira ngo mbabwire ko imihango ya mbere akenshi ikunda kuza ari mike cyane, cyangwa se ikaza isa n'amabara yizimye. Ahangaha mu mezi ya mbere akenshi imihango ntabwo iza neza, ugasanga ntabwo iri kuza buri kwezi, ugasanga urayibonye mu kundi kwezi urayibuze. Ahangaha ni ibintu bisanzwe ku mihango ya mbere, kuko bishobora gusimbuka mu kwezi cyangwa se bigatinda, ukabona uko wayibonye haciyemo igihe urayibuze, iratinze, gutyo gutyo. Rero imihango ya mbere ntabwo iza buri kwezi kandi irahindagurika, kuko mu mezi kuva ku mezi 6 kugeza ku mezi 12, ahangaha rwose imihango y'umwaka wa mbere irahindagurika. Muri make ntago iba iri regira, kuko umubiri uba utaramenyera. Iyo ageze nka nyuma y'umwaka, imihango ye itangira kugaruka ku gihe. Ndagira ngo tubigireho amakuru ahagije ndetse kandi n'amakuru yizewe. Ikindi kiranga imihango ya mbere, akenshi ikunda guherekezwa n'ububabare bwo mu nda bukabije, kubabara umugongo ndetse no kubabara umutwe. Dukomeje, hari abakunzi bacu batwandikiye batubaza ngo ese umukobwa ashobora gusama igihe atarajya mu mihango? Yego rwose ibi ngibi birashoboka, kuko nk'uko twabibonye rero kubona imihango biba bisobanuye ko ukwezi kurangiye. Rero n'umukobwa birashoboka rwose ko yasama naho yaba ataratangira kujya mu mihango, kuko imihango ya mbere y'umukobwa yerekana ko ukwezi kw'imihango kwe kwa mbere kurangiye. Bityo muri icyo gihe aramutse akoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko abona iyo mihango yasama. Ahangaha niyo mpamvu abangavu baba bategetswe kwirinda kugira ngo badahura n'ibibazo byo kuba batwita bakiri bato. Ahangaha rero umukobwa utangiye kujya mu mihango aba agomba kwitwararika, ari ibijyanye mu myitwarire ndetse n'isuku muri rusange. Ahangaha rero nk'uko tubizi, umukobwa ukigera mu gihe cy'ubwangavu agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo adahura n'ingaruka zitandukanye bishobora kumugeraho. Ikindi ni ukugira isuku ihagije, cyane cyane igihe ari mu mihango, akibuka gukaraba kenshi ari umubiri we wose, ndetse no guhindura pad cyangwa se udutambaro yakoresheje byibuze hagati y'amasaha 3 n'4 kugira ngo yirinde za ndwara zishobora gufata imyanya myibarukiro.
Ikindi umukobwa watangiye kujya mu mihango burya by'umwihariko aba akwiriye kwegera ari ababyeyi be cyangwa se n'undi muntu wisanzuraho kugira ngo amubwire ibiri kumubaho, kuko akenshi usanga bayijyamo batazi n'amakuru yayo. Rero uwo muntu wisanzuyeho ashaka kukwigisha uko bambara kotegisi cyangwa se padi, ndetse akanaguha n'andi makuru, kuko akenshi usanga aba bana cyangwa se abakobwa batangiye kujya mu mihango nta makuru ahagije baba bafite. Reka tuvuge kandi kuri bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko imihango iri hafi kuza. Mbere y'uko umukobwa atangira kubona imihango bwa mbere, turabibutsa ko imihango ya mbere ariyo twita menake. Rero ku mukobwa utaratangira kubona imihango ye ya mbere, aba agomba kumenya byibuze ibimenyetso, akamenya n'impinduka zimubaho kugira ngo nabona izo mpinduka atazazifata nk'ikibazo. Rero ikimenyetso cya mbere akenshi gikunze kugaragara ku mukobwa ugiye kujya mu mihango cyangwa se kigaragaza ko imihango iri hafi kuza, amabere atangira kwiyongera. Amabere ariyongera mu ngano ndetse agatangira no kukurya. Ikindi hari ururenda cyangwa se white discharge. Ururenda cyangwa se white discharge, akenshi ururenda rukunda kuza ku myanya myibarukiro, ugasanga urwo rurenda rwaje ku twenda wambariye imbere. Ahangaha ururenda ruba rwaje bitewe n'uko habayeho ovulasiyo cyangwa se iyo habayeho irekurwa ry'intangangore, hari ururenda ruza rusohoka mu nda ibyara. Rero ibingibi nabyo bishobora kukwereka ko imihango iri hafi kuza. Ikindi imiterere y'umubiri irahinduka, ugasanga umukobwa yakuze, ibibero byakuze. Ikindi habaho kumera ubwoya ku bibero ndetse no munsi y'amaboko, ugasanga munsi y'amaboko hajemo incakwahwa, ndetse ugasanga no ku myanya myibarukiro, ku myanya y'ibanga ugasanga naho hajeho ubwoya. Ikindi umukobwa akunda guhinduka mu marangamutima, ukabona umukobwa arakara vuba, akunda kubabara cyangwa se ukabona agira ibyishimo bidasanzwe. Ibi byose rero ibimenyetso tubonye bigaragaza ko imihango iri hafi kuza ni ibisanzwe, kandi ni ikimenyetso cy'uko umubiri urimo kwitegura nyine kuba mukuru. Turagira inama ababyeyi ndetse n'abandi bose bafite uruhare mu kuganiriza abana, mu kubaganiriza hakiri kare ku bijyanye n'imihango, kuko bifasha umukobwa kuyitinyuka. Ababyeyi mugomba kujya mwegera abana banyu mukabaganiriza hakiri kare ku bijyanye n'imihango mbere y'uko bayijyamo, kuko akenshi umukobwa ubonye imihango bwa mbere atazi ibyo ari byo ashobora no kwiheba akanayitinya akagira agahinda gakabije. Ariko iyo umubyeyi yabashije kubimuganirizaho, umwana iyo abonye ya mihango ye ya mbere arayitinyuka. Ikindi umubyeyi agomba kuba yaramwigishije uko bakoresha padi cyangwa se n'ibindi bikoresho by'isuku. Ikindi umubyeyi agomba kwita ku isuku n'imirire myiza y'umukobwa utangiye kujya mu mihango. Umubyeyi akibutsa umukobwa ko imihango ari igice cy'ubuzima bw'imyororokere gisanzwe kandi bigomba kuba ku mukobwa wese. Mu gusoza reka tubasubize kino kibazo abakunzi bacu batubajije. Baratubajije ngo ni ryari byaba byiza kubonana na muganga. Ku bijyanye n'imihango rero byaba byiza kugisha inama muganga niba umukobwa ageze hagati y'imyaka 15 na 16 atarabona imihango. Burya gutinda kubona imihango nabyo ni ikibazo. Ugomba kugisha inama muganga, ukamwegera, ukamuganiriza, ukamubwira uko bimeze kugira ngo amenye icyo yagufasha. Ikindi ugomba kwegera muganga se cyangwa kugisha inama muganga igihe ubona imihango ibabaza cyane ku buryo udashobora kwiga cyangwa gukora imirimo isanzwe. Hari umukobwa ujya mu mihango ugasanga asibye ishuri cyangwa se no gukora uturimo dusanzwe byakunaniye. Rero imihango ibabaza cyane cyangwa se dysmenorrhea nabyo ni uburwayi, uba ugomba kujya kwa muganga kugira ngo arebe ikibitera. Ahandi ushaka kugisha inama muganga cyangwa se kujya kubonana na muganga igihe ugira imihango irenze nk'iminsi 7 cyangwa se ugasanga urava amaraso menshi, ugasanga urengeje ku munsi wa 7. Burya ibiri normal, tuzi ko umukobwa byibuze kujya mu mihango agomba kumaramo iminsi
2 cyangwa 3 kugeza kuri 7. Rero umukobwa warengeje iminsi 7 ava burya aba ari ikibazo, kuko ushobora kubura amaraso ukaba wagwa muri shock ukaba wagira anemi, ariko biba byiza iyo uhise ugana kwa muganga ukaganiza muganga ukamubwira ko imihango yawe igeze ku munsi wa 7, burya nabyo aba ari ikibazo, amenya uko agufasha. Mu gusoza iki kiganiro turabibutsa ko burya umukobwa watangiye kujya mu mihango cyangwa se umukobwa ugeze mu gihe cy'ubwangavu aba ari ngombwa ko tumuganiriza tukamwigisha ko impinduka zimubaho ari zisanzwe n'abandi bose zibabaho, kugira ngo izo mpinduka nizinabaho azabashe kuzakira. Kandi turabibutsa ko kugira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere ari uburenganzira bwa buri wese. Rero murakoze, mukomeze kugira ubuzima bwiza, reka tuzahure mu biganiro bindi bitandukanye duteganya kubagezaho, ibiganiro by'ubuzima, amakuru agezwe ku bijyanye n'ubuzima, uko twakirinda indwara ndetse n'uko twagira ubuzima bwiza. Rero ahangaha ni kuri The Health Olivier, murajya mukunda kutwumva kenshi tubagezaho amakuru. Murakoze, ubaye wagize igitekerezo, wagize ikibazo, wagize inyunganizi, wacyandika muri comment, cyangwa se niba hari ibyo mwifuza ko tuzababwiraho mu gice gikurikiyeho nabwo mwabitwandikira kugira ngo tuzabazanire amakuru. Murakoze, mugire ubuzima bwiza.